igikoma naje gukora indirimbo gifite indirimbo gifite igikoma gifite indirimbo gifite na video cyane indirimbo rwose bayireba banayikunda cyane indirimbo ni igikoma nyine ni indirimbo ya under 18 igikoma igikoma ese urugendo indirimbo irenze imwe afite indirimbo zigera mu 10 ubu ngubu kuko urumva mu minsi imbere kuzakora EP igikoma yavango narifite umukunzi azi ko nkunda kunywa mu karu agira icyaka mwete mwishi anyurwa nuko nkwiye kuva kuri mukaru maze amindurira amicyo kunywa bita igikoma Yo mumeze muteri kanizere ko muri amahoro ndabasuje cyane mwebwe mudukurikiye muri munce zitandukanye z'igihugu cyacu abari hanze y'u Rwanda mwese ndabaramukije cyane niko abarundi bavuga ariko anyways tuza cyane abarundi mudukurikiye nge mbabona benshi mwese ndizere ko muri amahoro abantu muri munce zitandukanye za Africa by'umwihariko East Africa abantu bari Uganda abantu muri Tanzania how are you doing my people nizere ko muri amahoro rero ensuze cyane abantu dukurikiye muri hanze y'imbibi za Afrika ibwo tamasimbi ubwo ndavuga iburayi tuzo cyane abantu dukurikiye muri USA Canada ndetse n'ahandi mwese ndabaramukije cyane cyangwa se ndabashuje cyane ndizera ko ibintu ari amahoro right hanyuma rero uyu munsi ntago nshaka ko ibintu turi buze kubitwara nkuko byari bimeze ahubwo kubera ko dufite inkuru idasanzwe inkuru y'umugabo witwa G Tuff byamaze kuba bifata indi ntera cyangwa se urundi rwego bitewe n'indirimbo yise ARAGITOSA ikomeje kujya viral cyane cyangwa se gukundwa cyane ibintu byahinduye isura mw'abantu mwe ibintu byamaze kuba bifata urundi rwego kubera iyi n'ubundi iyo ndirimbo hanyuma nkuko yabitangaje ubwe ndavuga G Tuff yamaze kuba atangaza ko afite brand new song yamaze kuba atangaza ko afite brand new song yise igikoma uyu mugabo ibintu bari kubishyira ku rundi rwego kabisa hanyuma kandi ndakubwira turinjira mu busesenguzi mu bya Ribu n'uyu mugabo n'undi witwa G Tuff Ribu n'uyu mugabo witwa G Tuff ibintu byabo uraza kumva uko bimeze umuvugizi wa Ribu ndetse n'icyo yavuze kuri indirimbo uraza kumva uko ibintu bimeze hanyuma kandi ni G Tuff nshaka tuvuga uyu munsi gusa ntumvange kabisa ngo njyane mu bindi bintu unyegereze G Tuff tubariwe twiganira uyu munsi turebe tuti ese iyi ndirimbo n'ubundi ibintu bimeze bite indirimbo nshya dufite yo bimeze bite ese yo izakundwa cyane nk'iyi afite yitwa ARAGITOSA nguhaye ikaze rero muntu wanjye ngohereze ikaze hano hantu iyi ni Tom Mugato 3 rero twashamaye Pacifique nari introduce ikiganiro kabisa nguhaye ikaze rero ni Tom Mugato 3 twashamaye Pacifique ikiganiro cyitwa Tembelo Culture Vibes niho umenya amakuru abagezweho muri showbiz industry cyangwa se mu myidagaduro ukabasha kumenya uko ibintu biba bimeze right hanyuma rero turi live hano kuri Storm 6 ndizera ko rero uramaro dukurikiye dutangirire ahangaha umugabo witwa G Tuff mu kwezi gushize nibwo yashyiraga hanze brand new song cyangwa se indirimbo cyashya yise ARAGITOSA hanyuma iyi ndirimbo yitwa ARAGITOSA irakundwa cyane ikundwa kubera ntekereza ko ntabwo ntekereza ko ari ubutumwa burimo cyangwa se ikindi kintu ngewe in my view cyangwa se mu mboni zanjye nk'umunyamakuru nabonye ikintu cyatumye indirimbo ikundwa cyane si uburyo yikoze muri komedi ahubwo impamvu nge mbona yarakunzwe cyane na ndirimbo ni akantu yashyizeho kuvuga ko ifite ubutumwa ni akantu yashyizeho avuga ko indirimbo ifite ubutumwa ntekereza ko aricyo kintu cyatumye indirimbo ikundwa cyane kuri rwa rwego sibyo hanyuma rero mu kwezi imaze turabyinjiramo mu kwezi imaze iyi ni audio by the way yarebwe n'abarenga miliyoni ku rukuta rwa YouTube imaze kurenza abarenga miliyoni ku rukuta rwa YouTube ije kuragaye ko indirimbo yitwa Itara ya Davis
nayo yari ifite n'ubudaga bwo kugira abayirebye benshi, ndavuga audio mu gihe gito, yitwa Itara. Hanyuma igira gute iza n'ubundi kuri indirimbo yitwa Itara. Hanyuma iyi ndirimbo ya G Tuff ntabwo yagiye ivugaho rumwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, kubera n'ubundi akaje kantu ndi kuvuga ruguru k'ubutumwa nyir'ubwite cyangwa se nyirayo witwa G Tuff, ngira ngo ni muri interview za mbere yakoze, yavuze ko yavuze ko ari indirimbo ifite ubutumwa. Hanyuma abantu bagira inyota cyangwa se bashamadukira kwihutira kujya kumva iyi ndirimbo kuri YouTube ndetse n'ahandi kuri bashamadukira n'ubundi kujya kumva iyi ndirimbo, hanyuma kugira ngo bumve of course ko ifite ubutumwa, hanyuma bituma ijya viral cyane. In my POV ni ko mbibona ko kara kantu kuko ifite ubutumwa ariko kari mu bintu byatumye izamura imibare cyane. Hanyuma ntabwo icyo arisho nshaka tuvugaho uyu munsi kabisa, ngo rero indirimbo ikomeje gucuruza cyane, ikomeje gukorera uyu mugabo, nawe yabonye ko donc muri kutabivugaho rumwe kw'abantu bagiye batandukanye, uwitwa G Tuff ahubwo ngiye mubona nk'umuntu uzi ubwenge, donc asobanura iby'indirimbo. Yavuze ko n'ubundi yayikoze mu buryo bwa comedy, bien sûr abantu bari basanzwe bamuzi nk'umukomediye usanzwe ubikora, ufite n'uburyo we abikoramo bwihariye butari nk'ubw'abandi. Akora indirimbo, hanyuma itangiye kutavugaho rumwe, abanyamakuru bagiye bamuhostinga, yagiye ababwira ko yayikoze mu buryo bwa comedy, hanyuma abayumva kumva like nyine ntabwo ari indirimbo mu by'ukuri ifite ubutumwa bwakwiye kuba buri mu ndirimbo. Hanyuma agenda asobanura ko yayikoze mu buryo bwa comedy. Hanyuma uyu mugabo rero ni umuhanga cyane bro, this guy nyine ni umuhanga biteye ubwoba, like nyine yakoze iyi ndirimbo sibyo, abona kuri gucuruza, abona kuri kuzamura imibare cyane. Rumva iri gukorera aba TikTok benshi cyane, yafashe kuzamura imibare, nta nubwo ari yonyine ubwo izamura imibare, yafashe aba TikTokers, aba bloggers ndetse n'abandi bantu bagiye bakora mu bintu n'undi ko bagira gute bazamura imibare. Hanyuma uwitwa G Tuff ahebera mubi cyane, yese ayikora remix ariko umuntu witwa Ibivuzeho, man iyo remix natunguwe no ko mu minsi nk'ibiri bro yarirengeje ibihumbi birenga 200 bayirebye kuri YouTube, remix nayo ya audio urumva. Hanyuma abahungu babona indirimbo ikomeje kuzamuka, ikomeje gutumbagira, ikomeje kuzana imibare, bahita bakora indi remix ya video bro nayo izamura imibare. Donc aba bahanzi cyangwa se uyu muhanzi senda mwita umuhanzi cyangwa no comedy, by the way mu byumva uko mushaka gusa ngewe ntago mufata nk'umuhanzi kabisa. G Tuff ntago uri umuhanzi brother, for sure ntago uri umuhanzi, uri umukomedi, right? Hanyuma babonye ko iri kumucuriza rero ikomeje kuzamura imibare. Hanyuma mu kiganiro ajyanye n'uwitwa Murindahabi Irene yatangaje ko afite indirimbo yitwa Igikoma, ariko muri ya sanse n'ubugiye mufatamo nk'umukomedi, nta not sure n'ibindi bihari, kubera ko ntago yabikora mu buryo serious ngo agire gute atangaza ko afite brand new song, hanyuma abantu like nyine bajya kwishaka ntibayibone, sibyo? No kuvuga ngo G Tuff nyine abantu bumve ko ibintu bikora mu buryo bwa comedy, sibyo? Abantu mwumve ko ibintu abikora mu buryo bwa comedy, like he's not a professional musician for sure. Ni arashaka kwicuriza ahubwo ubwenge, yabonye biri gukora ari kugenda ashaka uburyo yagira gute yazamura, man n'ibiganiro yagiye akora after this song byagiye bikundwa cyane, like nyine ari kugenda like nyine azamura, sinzi niba nabyita bakunze kuzigenda azamura umubare w'abafana, kubera ko na chaîne kuva yashyiraho indirimbo yahise igira imbaraga nyinshi cyane, like nyine imibare yatumbagiye cyane, sibyo? Ni ikintu rero cyiza kuri we, biri kumucururiza. Hanyuma nkumva n'abatabivugaho rumwe barengagije umunyamakuru witwa Emmy Ikinege, ngira ngo ni umunyamakuru nawe umaze igihe muri iri tangazamakuru, yabajije ikibazo RIB abaza ko
indirimbo ya G Tuff abaza umuvugizi wa RIB ko indirimbo yaba ayizi, hanyuma amubwira ko atayizi. Hanyuma abantu nyuma gato bikoma uwitwa Emmy bazana ibintu byo kuvuga ngo like this man yagiye kurega G Tuff muri RIB ushaka kumufungisha, like nyine bavuga ibintu byinshi cyane, baravuga bati like nyine uburyo abajemo ikibazo byumvikanaga ko ari kugira gute, ari gushaka gushyirishamo G Tuff. Hanyuma umuvugizi wa RIB avuga ko nawe ntabyo agize gute azi. Hanyuma mbwira abantu ntago mwakwiye kurenganya Emmy, sibyo? Like indirimbo bien sûr ntago iri kuvugwaho rumwe mu gihugu n'abantu bagiye batandukanye. Twagiye tubona abantu bagenda vibrating cyangwa se bayumva cyane, bayiconsuminga benshi, abana, abagore, kikaba ari cyo kintu gituma batayivugaho rumwe, bavuga ngo indirimbo nk'iri yango nyine abantu bafata nk'igishegu, like ngo nta kuntu ngo abana ngo hari n'abavuze ngo sinzi araka video nabonye kakwirakwiriye kuri social medias, umwana ari kuyiririmba aravuga ati ni G Tuff ushobora kuba wamwishyuye kugira ngo ayikorere like challenge, nyine promotion, like nyine bagenda bavuga byinshi. Hanyuma tukiri kuri cyo witwa Emmy, ntabwo abantu bagakwiye kurenganya Emmy kubera ko n'indirimbo itari kuvugwaho rumwe, kandi nk'umunyamakuru yari afite uburenganzira bwo kugiye kubaza ikibazo. Rero abantu muri kwishyiramo G Tuff rero nta byacitse, nta like nyine nta kintu kidasanzwe kabisa, nta kintu kidasanzwe, mwumve ko ari ibintu bisanzwe, mu consuming nka comedy, apana ku consuming nk'indirimbo iri pro, right? Hanyuma rero nyemere nsoza hano, nawe ushaka dutinda ukande kuri subscription yawe irakenewe hano, kugira ngo dukomeze duteze imbere uyu muryango wa Story Magazine 60. Nitwa Shema Pacifique, ndagufana cyane, uri imfura.